Reka twizere ko mumeze neza cyane. Twagarutse mu mwanya w'amakuru abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze kuri bikorwa official. Hagati aho tubiseguraho twari tumaze igihe tudakora kubera impamvu zitandukanye, gusa ubu tubazaniye amakuru menshi cyane abagezwa mu ruganda rw'imyidagaduro. Tugiye kugaruka ku buryo ki umuriro watse hagati y'umuhanzi Yamano ndetse na Marina, kandi turagaruka no kuri Platina P. Marina yamaze gufata icyemezo cyo gusibisha kuri YouTube indirimbo Urw'agahararo yari yarakoranye na Yamano, ndetse iyi ndirimbo yari yarasohotse kuri EP ya Yamano yitwa Black Love y'umuhanzi yari aherutse gusohora mu minsi ishize. Ibi byabaye ku itariki 24 Werurwe 2025, ubwo Marina yari amaze kubona indirimbo Urw'agahararo yakoranye na Yamano ku mbuga zicurangirwaho n'izicururizwaho imiziki zose, nyamara bari barumvikanye ko izasohoka iherekejwe n'amashusho yayo. Bivuze ko Yamano yamuciye inyuma ruhinga ayisohora ari audio gusa. Hanyuma Marina wananiwe kwihanganira ko iyi ndirimbo yakoranye na Yamano yagiye hanze atabizi kandi igasohoka mu buryo bw'amajwi gusa, yasabye YouTube ko yayikuraho kugira ngo babanze baganire ku isohoka ry'iyi ndirimbo. Uyu muhanzi utifuje kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yavuze ko agiye kuganira n'umuhanzi Yamano bakareba uko iyi ndirimbo yasohoka mu buryo bumvikanyeho kandi ifite n'amashusho. Hanyuma kandi ku rundi ruhande ariko umuhanzi Yamano udahakana ko yasohoye iyi ndirimbo atabibwiye Marina, cyane ko yateganyaga ko bazanayikorera amashusho muri Mata uyu mwaka turimo 2025. Bumva bari bateganyaga ejo bundi mu kwa kane. Yamano we ahamya ko yumva atazongera kuyikoraho, cyane ko hari ibyo atabashije kumvikanaho n'umuhanzi Marina kuva mu ikorwa ryayo by'indirimbo nyine, ubwo ni audio igihe bayikoraga. Ahamya ko agiye gushaka uko yayisimbuza kuri EP ye. Iyi ndirimbo ya Yamano na Marina yari yarasohotse kuri EP yaherukaga gusohora yise Black Love nko twabibabwiye. Yari iriho izindi ndirimbo nk'indirimbo yitwa Ikwiye, Somebody, Urw'agahararo yari yarakoranye na Marina n'izindi. Gusa icyumvikana cyo Yamano murumva ko yavuze ko atazasubiramo iyi ndirimbo we na Marina ngo bayikorere amashusho. Uyu muhanzi cyase uyu musore Yamano sinzi ikibazo afite, ari kugirana ibibazo bitandukanye n'abantu batandukanye, kandi najya afata umwanzuro neza ngo ibibazo bikemuke. Nkuko mubizi mu minsi yashize hari umukobwa uheruka kumurega uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko yamuciye inyuma agasohora indirimbo Yamano yari yaragurishije uyu mukobwa. Iyi nkuru twayibagejejeho. Yamano yamwandikiye iyi ndirimbo, uriya mukobwa arayisohora akajya yiririmba muri Amerika mu birori bitandukanye cyane cyane by'ubukwe. Yamano nawe aza guca inyuma hano mu Rwanda ayikoresha muri studio arayisohora. Murabyibuka neza, uyu mukobwa yamucanyeho umuriro avuga ko Yamano agomba indirimbo kuyisibisha ku mbuga ze, kandi ko uyu mukobwa ari bumujyane mu nzego zishinzwe akamurega, ariko Yamano yavugaga ko indirimbo atayimusubiza. Ni ikibazo kimwe neza cyenda gusa nk'iki cya Marina. Urumva naho yavuze ko iyi ndirimbo nta yindi mishyikirano ari bugirane n'umuhanzi Marina, ndetse nabyo kuyisubiramo ko ngahubwo ari buyisimbuze iyindi kuri iyi EP yitwa Black Love. Guys, Yamano
sinzi ajya agaragara nk'umuntu wifitiye confidence nyinshi cyane udashaka kumvikana n'abandi bantu ku kibazo gihari ngo bagikemure, ahubwo uba wumva yigize ukuntu. So reka tubiveho iby'aya mana. So reka twigarukire ku muhanzi Platina, turebe ngo bimeze bite. Uyu Platina cya Platina P, nyuma y'imyaka 27 yari ishize, Platina yongeye gutekereza kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ese guys, yaba nawe agiye kuva mu ndirimbo cyangwa se iyi miziki isanzwe dukunda kwita iy'isi? Reka turebe ngo bimeze bite. Platina wamaze gusohora indirimbo nshya yise Wa Musaraba, yavuze ko amaze iminsi yumva ijwi rimuhamagarira kongera gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Yari amaze imyaka igera kuri 27 atabarizwamo, urabyumva nyine, atabarizwa mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. So ibi Platina yabigarutseho nyuma yo gusohora indirimbo ye nshya yise Wa Musaraba. Ni indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana yakoze mbere yo gutangira umuziki we. Mu kiganiro rero Platina yagiranye n'ikinyamakuru cy'Igihe, Platina abajijwe niba ateganya gukomeza gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Platina avuga ko mu by'ukuri nubwo atazi neza igihe ariko kubyiyumvamo, kandi ngo yumva ijwi ry'Imana riri kubimuhamagarira. Wow. So ni nk'uko Meddy nawe yabitangiye abivuga ko agiye kwigira mu ndirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza, akava mu miziki isanzwe. Nitubyumve kimwe tukumva ko ari ibintu bidashoboka. So na Platina rero birashoboka. Platina ubundi yakuriye muri korali yitwa Alliance, yabarizwaga mu itorero Église de Christ ribarizwa mu karere ka Kicukiro, aho yakuriye. Yayigezemo ubundi iyi korali muri 1998, ayisezeramo mu mwaka wa 2008 ubwo yari atangiye kuririmba mu itsinda rya Dream Boys, batangiye kuririmba indirimbo z'isi. Ku rundi ruhande, uyu muhanzi umaze iminsi ateguza album yakoranye n'umuhanzi Neri Ngabo, basanzwe babana muri Kina Music, byitezwe ko izasohoka muri Kamena 2025. So guys, ngayo nguko rero amakuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro.